uteganya gushaka mu gihe kingana gute? Ufite imyaka ingahe? Urumva ntarenza imyaka 23. Usize barangije kwiga amashuri yose? Ni ngombwa se kurangiza amashuri yose mama? Oya. Uteganya kubyara abana bangahe? Abana 6. Ntabwo bishoboka. Nukuri 2025 mu gatandatu na karindwi. abana 6. Ubu ufite imyaka ingahe? Ubu mfite imyaka 17. 17. Yego. Igihe uzaba ufite 23 azaba ari 20 na kangahe? Azaba cyo wagitsinze. Hari ikindi? Ninjye waza. Oui. Watubwira amazina yawe yombi? Amazina yanjye nitwa Hirwa Olga. Wiga mu kangahe? Niga mu wa 4 secondaire. Ni ikihe kintu ubona kikagushimisha? Kubona umuryango wanjye bishimye. Ushaka gutakaza ubwenge wese arakinywa akaguma ari muri free, anywa byinshi ntago anywa kimwe, afata ibinini byinshi. None nkabwira aba bana ngo ese mwabahungu mwe mwabakobwa mwe, ibinini n'uburozi. Yego. Ibi binini uri mu mira ugafata overdose, uri muri umwijima wawe n'uwawo mubiri uri kwangiza. Yego. Nyamuneka mwabana. Ariko se wa mugani nkunganira kuki abo ngabo bazi yuko ari ibintu bibi, ari ibiyobyabwenge, ari drogue byica, kuki bo babikora? Nicyo kibazo ubu none ambaza. Niyo mpamvu nkubwiye ngo aka kanya ndumva navugana n'umufarumasiye cyangwa se umuganga waba wizi w'iryo kosa. Uwo muti utangwa wanditswe na muganga. Ese iyo umuntu aje akaguhereza ibiciro atakira, mpereza utwo tunini 10 cyangwa 30, nta ordonnance azanye yanditswe na muganga iteyeho kashe, mu by'ukuri tuvugishije ukuri iyo ordonnance ashobora no kuyizana inshuro zirenze imwe, ariko nibura verify itariki yandikiweho. Reba ko ibintu byakabaye bigomba kubaho kuri ordonnance ya nyayo iturutse kuri muganga. Ribanza witegereze urebe ko ibintu byose byakabaye biri kuri urwo rupapuro byose biriho byuzuye. Nese ubundi ukira aho ngaho, ubundi muganga bikwandikira bigiye kugenda bite? N'umuti nkuko nafata paracetamol, nkuko nafata ibuprofene, nkuko nafata yindi miti. Bivura iki? Nkuko nafata bisanzwe we bivura iki wenda kugira twumve? Wijya kuri bivura iki? Icyo byavura cyose ndi kuvugana n'ababitanga. Oya ndagira ngo hari igitekerezo nayo ngiye gutanga nanjye gushyiraho aho hantu. Hari uburyo leta yacu ko ari imfura ijya igenda hano ikagenzura muri departement runaka, nimba ari mu kabari kavuga ati wenda hano harimo inzoga zitemewe cyangwa zimeze gutya na gutya, sibyo? Cyangwa hano harimo imiti imeze gutya na gutya, hari abantu bafite imiti imeze. Ese aho nk'ubwo mu mafarumasi ntago ahubwo bajyamo bakabona ko n'ibyo binini ko nta bitari ngombwa ko byagira, ko ahubwo biri kwica abana, bakababwisaba kuba batabicuruza? Oya ntago bishoboka. Ni umuti nakubwiye ngo ni nkuko paracetamol icuruzwa kandi ifite akamaro imariye abantu. Yego. Na wa muti nuko, ariko ukoreshwa mu buryo buri kwangiza abaye ari wawe, wabikunda? Sinzi uko nabyita. Niba abantu bikunze, abantu bashobora kuba bikunze ntibarebe ejo hazaza, kuko uramutse utikunze wanacyaha wa mwana ukavuga uti no wowe ntiwakabaye uri hano, ariko urakabona ukavuga uti Imana ishimwe ndakabonye ngwino hano sha, icara hano baguhe icyo ushaka, ukamusindisha ibyo ushoboye kugira ngo mu kanya ibyo umukeneyeho kubikwemerera bize koroha. Ako hari umuntu baza ngo barabaza ngo mama oui mubaze iki? icyo ushaka. Mbwira favorite hobby yawe. Favorite hobby, ibintu ukunda gukora muri free time yawe. Ibintu nkunda gukora mu buzima bwanjye. Free time nyine akanya gato ubonye. Akanya gato mbonye. Yego gatoya. Film. Akanya gato ndeba filime. Nkumva umuziki, nkabyina. Hari ikindi? Ikindi nakubaza iki se?
icyo ushaka. ukunda gukina iki Nkunda gukina iki? mu mikino yose nyine ukunda basket football volleyball tennis ukunda iki Volleyball. volleyball Yego. uzi kuyikina Yego. okay ikipe imwe iba ifite abantu z'abangahe 18. urambeshye Uzi impamvu ngusubije gutyo? oya ndavuga okay ekipe imwe nyine utaba dufatanyije bose wari bangahe 5. okay good cyo wagitsinze hari ikindi Ninjye waza. oui Watubwira amazina yawe yombi? amazina yanjye nitwa Hirwa Olga Wiga mu kangahe? niga mu wa 4 secondaire Ni ikihe kintu ubona kikagushimisha? kubona umuryango wanjye bishimye Nawe urishimye. Wumva uzaba iki? numva nshaka kuba umunyamategeko Really? ya Abanyamategeko baratandukanye. njye ndashaka kuzaba umuntu uca imanza Umucamanza. yego umucamanza Ku international cyangwa international c'est vrai? yawe Wow. Courage. merci Uteganya gushaka mu gihe kingana gute? Ufite imyaka ingahe? urumva ntarenza imyaka 23 Usize barangije kwiga amashuri yose. ni ngombwa se kurangiza amashuri yose mama Eh. oya Eh. eh Okay. Uteganya kubyara abana bangahe? abana 6 Ntabwo bishoboka. nukuri 2025 mu 6 abana 6 Ubu ufite imyaka ingahe? ubu mfite imyaka 17 17. yego Igihe uzaba ufite 23 azaba ari 20 na kangahe? azaba mbaye imibare iranshanze Oyaha. Turi 2024. ego mfite Kandi 10 ufite ubu imyaka nzuza 18. 18 2025 18 2026 19 2027 20 2028 21 2029 3 2030 Yego. nibwo uzashaka Yego. ubyara abana 6. Eh. Wow. eh C'est vrai? yawe Okay. Wifuza umugabo umeze gute? umugabo umeze gute nifuza umugabo uri rich handsome usenga unkunda nyine nkunda Okay. Yego. ikindi ya n'umuryango wanjye awukunda ya taking a care ya nta kindi Uramuremye koko. yego Uramwujuje. yego Ariko akaba ari ikigoryi. Oya, Byose akaba ari uruntu rudashobotse. Oya, azi Urugera mu ubwenge. bantu Nese hari ushobora ubundi. kuvuga. oya azi ubwenge Wowe niwe ushaka. Nutamubona ntuzashaka. Mu gihe uzatinda umushaka. Tugira imana y'amashuri yarangize. Oh. Okay. Good luck. Utahiwe. mama Karabe. ibibazo ko byabaye biki Byashizeyo. Aha mu bintu byose. kanange mubaze imyaka ya 17 yanjye 17 nta sheri mfite kubera iki ahubwo gutera ingabo mu bitugu nyine aragufasha ibintu nk'ibyo ariko navuga ko muri iyi generation yacu urakunda cyane ukagwa muri beat oya iyo nkuze ntabwo nkunda
Yes mama African, turagushuje cyane tugushimira kuba waje kuri mama African. Ubundi niho twagutumiye, ariko noneho ntabwo uri wenyine, uri kumwe nanjye, inshuti y'abantu niko banyita. Yes rero hano rero twaje gusura mubyeyi wa Afurika, niko twabyita nimba mbivuze neza. Yes, reka tumubakirire rero, tumubahere ikaze mu kinyarwanda. Mubyeyi wa Afurika, uraho neza, uri amahoro? Banza ubwira abantu, basuhuze abashuti bawe baherereye mu murwa mukuru w'u Rwanda, abahereye mu murwa mukuru w'ahandi hose wumva uzi hafite inshuti, n'abandi bashaka kuba inshuti zawe, batemu bakire. urakoze cyane Shiro. Ndabaramukije inshuti zanjye, ndabaramukije bafana banjye, muraho n'amahoro. Nishimiye kubana namwe muri ubu buryo, kandi mbibutsa ko mbakunda. Yego, murakoze. None se mwaba mwitwa abandi ko batabamenya cyangwa batere komantire? Ubundi muramuzi? Baranzi cyane, ni Kuri mama? Aime Kagoyire, uzwi nka mama Africa, uzwi nka mama Africa, uzwi nka Nyiramazu. Ako kantu ka Nyiramazu, uzwi nka Linda muri filimi zino, uzwi nka Nyiramazu muri filime Umuturanyi. tubasuhuza cyane abantu bose Turamukije abafana timu yose, Umuturanyi, turamukije abakozi dukorana muri Umuturanyi muri filime Umuturanyi, n'ababosi mwese. Amahoro amahoro. Yes mama rwa Afurika, mama wa Afurika, mama Africa. Yes, ubashije kutwakira kandi no kuduha ikaze. Yego. Mita nkumazaho kuri Nyiramazu, ako kari akantu koko yuko urandi rodi yukumvise ako kantu kagufasha iki cyangwa se ntaki karakubangamira? Ndagira ngo ngire feelings zako kantu iyo bakubwiye ati Nyiramazu, cyangwa se wundi iyo wicaye nawe ukareba akavuga ati Nyiramazu, cyangwa wowe wicaye wenyine cyangwa se akagira undi ubikubwira. Okay, mbere byabanje kumbangamira, nyine nkumva ntabwo nkina ariko nitwa Nina. Nyiramazu rero narigiswe na Alphonsine na Rutemisi. Sasa ukumva umuntu yavuze ngo Nyirama, umva ndabyanze, kumva ni Nyiramana. Nyiramana, Nyiramase, nkumva nta meaning bifite. Ariko ubu narabimenyereye kuko abafana banjye barabikunda, bakunda kuri mpamagara, donc izina ryarafashe. Nese bitekereje Nariyakiriye, wenda ko wanabona wenda utari Nyiramazu, wenda mu buzima busanzwe hari undi Nyiramazu wenda ugira nawe, wibitekereje nyine uba wumva bimeze biti? Si wumva bikubangamiye nyine n'ubundi? Ntago bimbangamira na busa kuko cyangwa uhita uvuga ati byange bukunde buriya biriko biraza. Oya, biraryoshye kuko njye ndigira amazu yose man, niyo uba mubwo niyanjye ni zose, ni njyewe Nyiramazu, niyo randirode. Yego. Yes, nibyo rero. Ariko se tukiri aho ngaho tutari kwava muri abo bantu banakwise iryo zina, ngira mbwire Rutemisi, bari abantu babiri, bari bacterie na bactrice babiri, ubabona ute muri filime Umuturanyi, cyangwa se wowe bakira ute? Ndabakunda cyane, ndabakunda cyane, kandi kuko tuba tumenyeranye gukorana biba bikomeye, rimwe na rimwe kujya muri mood biba bikomeye, ariko urabimenyera. Ntago bagorana kuri set? Ntago bagorana rwose, ni abana beza cyane. None se nk'ubura ari amagambo baba bafite, buriya nyine bajya baceceka, bajya bafata umwanya bakikaruma? Bajya bikaruma. Ni nk'ikihe kintu ntago ariko basanzwe mu buzima busanzwe, kuri Rusine nuko baba babakinishije nyine wa muntu uvuga. Kuri Rusine ni ikihe kintu kikubangamira kuri we, nk'iyo muri kuri teri cyangwa muri acting? Ntacyo. Ntacyo? Yego. Ikintu
bikubangamira nta na kimwe kuri Rusine wenda ushobora nko kuba uri nko kuri seti cyangwa ugiye mu kwakitinga sibyo noneho akatangira akakubwira ngo cyangwa se nyine akavuga cyangwa akazanamo ibiburage bye kuko maze kubamenyera mbere ntaramumenyera hari igihe urumva harimo ibintu aba agiye kuvugaho ariko akaza kwishyiririramo ibye urumva rero bitamumenyereye biragukanga cyangwa se bikagusetsa ibyinshi biba bisekeje cyane none se nyine si byo mpamvu bwati ariko uko menyereye gukina nawe urumva ugira ukuntu bimanaginga none se nka buriyo hari igihe mukinana kuri hari icyo bita amabende seni hari igihe mukinana nk'uko nguko niyo mpamvu bwati ntago abangama kuba wenda yatinza seni mu kuba yarangira kuba wenda nk'uko nimba azanyemo ibintu bisekeje ugasanga ahubwo none atumye nawe useka ukajya akontre ntago ari uko kubera ko nawe ni umukinnyi kandi niba seni urugero yego director yatubwiye ati ibintu murabikora ariko biba byiza mwabikora mu minota iyi n'iyi yego ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo ntabwo ashobora kuzanamo za buragazi ni ukuvuga ngo agomba gukora nyine ku buryo bya bintu bigwamo neza yes Rufosines ko nkubwiye Rufosine ugatembagara nta Rufosine nta Rusine iyo bahuye usanga bashwanyurana biba biryoshye gusa ni ijambo rimwe gukina nabo biba biryoshye ni iki kikunezeza cyane cyane iyo wageze kuri tele ibyo bitavuze ngo ugiye kwakitinga iyo utageze kuri tele ni iki cya mbere banza kuba wumva ko nyine kidasanzwe wiyumvamo muri wowe icya mbere ni ukubona abakinnyi kuko mba mbakumbuye kubona abakinnyi nkabayambira mba mbakumbuye kubabona byonyine mba numva biryoshye kuramukanya nabo mba numva biryoshye mu muturanyi ni wowe mukinnyi wa mbere ufana urakoze cyane ukunda umukinnyi mu baturanyi havuyemo wowe umukinnyi ukunda mu muturanyi ariko si ugubyumva nkora ibyo bintu oya mumbwire nyine oya umwe uvuga ati ewana umunsi wo kwakitinga uratinze kugira ngo duhure cyangwa timu yose muri timu yose nyine mu muturanyi timu yose mfana Mavide Mavide ubu ni ukuvuga ngo Mavide niwe mufana wawe uri umufana we niwe wemera mu muturanyi muri timu yose nemera bose ariko ugakunda cyane cyane k'umwihariko ni Mavide turagushuje aho uri hose umenya ko urutana n'agatogo uramuruta ako kantu bukumvise okay ninde muntu mu muturanyi usanga akunda kuvuga cyane ariko akina uya niyo mwamuri timati nyine iyo aba muri gukina nyine kuvuga cyane nyine muri hamwe nka timu y'umuturanyi kwaho niba muri nko kuri hari igihe nk'umuhura mujya guhura hari n'akavido ako kantu nakabonye mujya guhura mukabanza mukanasenga mukuntu cyangwa se mukegeranya no mugakora nk'akantu k'akanama yes kwa kundi muri hamwe ninde muntu ukunda nyine kuzanamo nk'ikintu nimba tuvuge nk'abantu bacecetse akazanamo nyine nk'utuntu tudasanzwe tw'umanyeri kunda nyine kugira wowe cyane ntubana nabo okay ubu none nkubajije wambwira ndi reka ngusubize nakubwira ndetse nyine namenya ari ndetse nkubwira ntabana nabo niba ukurikirana filime umuturanyi sibyo ibyo ari byo byose harimo rega benshi babasazi
vuga umwe. ntanjye ntawe ahubwo wombwira kuri teri nk'ubu mwacecetse cyangwa muri nk'ahantu umuntu ukunda nyine kuzana ibintu by'ibiburage cyane kurusha abandi Birutemeze. temeze ko numva afite amanota menshi nyine umuntu ukunda guceceka nyine udakunda kuvuga Ni benshi. ubona witonda cyane Njyewe. muhatiriza Ni njyewe. nyiramazu nyiramazu wacecetse koko Ni Roza. ni roza ukunda guceceka ariko disi ishaka akantu cyangwa se nanjye aho umuntu namutora roza undi Ariko muntu harimo n'abandi. oya undi Kuko, muntu roza wenda na muganga Mm. ku kantu wenda gashobora kuba kazamo roza Ni na benshi, muganga ni benshi kuko. wa nta wundi Sure. wenda n'undi muntu nabonye uriya kwini Mm. nawe ushobore kuba Bini yagerageza kandi. Okay. bwitizo bwiti Eh. bwiti wana bamusebeye Itizo. buriya se aravuga buriya n'iki n'iki Reka abantu bitonda turi benshi. oya reka wowe ntabwo urimo aha akandi kabazo umuntu ukunda kuba uri kumwe nawe kuri seti turi kuri kamera nyine wenda kubona muri wenda cyangwa mu gihe ufata nk'akaruhuko umuntu ukunda kuba uri kumwe nawe nyine Ni bose. oya ese bose mwamwicaye ahantu hamwe ese bose mwakicara muri iyo ntebe Ntabwo twakwicara muri iyi ntebe. nyine umuntu ukunda kuba wegeranye nawe cyane cyangwa umuntu ukunda kuganira nawe cyane Ahantu hose mbona umwanya ngenda yicara kuko ndi sociable. Bose ariko nyine hari umuntu wumva nyine wamwegera kugira ngo muganire No. Nta muntu speciale. Bose ni inshuti zanjye. Bose mbabona kimwe. Mavide Bose uwo nakwicarira hamwe wibaza ko tutarahurira no kuri seti n'umunsi umwe. Njye na Mavide. yego se Nawe? none se harya nta mugani nta se ndabona muri community turi ekipe nini. nyine ndabyumva nyine Ekipe nini. ntabwo se ni muri community Abantu badahuriye. hari n'igihe abantu bashutinga umunsi wabo n'undi munsi wabo yes Kandi ahantu hatandukanye. okay ndabyumva ndumva ibibazo nari kubaza nimba hari ibindi mwibuka Ariko uri umufana w'umuturanyi. ngewe sha ahubwo bosi wanyu uzamubwira ntemo rwose nguri karabutoni uzamubwira ntema akantu mu izina ry'abakinnyi bose ndagushimira. ahubwo mu izina basi wenda ntashaka ntazangurira akantu k'agafana kuko ari kumwe uzamubwira basi azantumire kuri seti ariko hari abantu hari umuntu hari wowe hari Rusine hari uriya mutipe Musebeyi hari Karabutoni ngiye gusimbura ntuzi hari na Mugeni hari na Mugeni. abo bantu basazantumire gato basubiza mbwa ati waje basi ngwino kuri seti basi uturebe uzashimishwa no kubona ibyo kuza nyine nkirebera gusa. Nizere ko igisohoka uri umuntu ureba mu masegonda ya mbere. Yego ko gusa Urana posting na Karabutoni garabizi nawe hari n'igihe bitamu kubitanga ngo ati kano kantu karankomye gusa ngewe umuturanyi wasohotse kuko kenshi nyine ni kumva ni kuwa mbere no kuwa kane ngiye kenshi buriya umuturanyi mureba ya masaha ya masaha ndumva nigeze kukoreza aka link isaha ndeberaho ubundi ndebera isange y'umuturanyi ubundi ni hejuru kwa kundi nyine mba niciye ngiye kuryama nibwo nicara kuri machine nkavuga ati kamfungure ndi umuturanyi ya masaha cyane hejuru ya hagati ya saa sita z'ijoro na saa 8 niho ndeba umuturanyi buriya cyane hari niyo masaha yanjye gusa hari igisohoka gutya ndi kwireba nkavuga ati huya ubu ntago nabireba neza ayo masaha impamvu nyarebaho rero neza ngiye nuko ari kugira ngo mfokasinge nta jagara ndi kumva ku muntu igenda ntaki ubu nayo masaha niyo nkunda kureberaho ubwo iyo kankomye teka posting hari igihe nanjye ariko bajya banshyiramo akantu nkumva rwose hari episode bajya bansohorera nkumva rwose ntago turi kujyana kuko se iyo ntakagizeho rero ariko nanone kenshi impamvu rero kambabaza nakaye ni iminota sha
Clapton rwose iminota yayishyizemo mu kwamamaza oya kwamamaza nabyo Kwamamaza. biri mu bintu bizamura ndabyumva Hari ibintu bizamura igihangano cyacu ndabyumva ntabwo wabyanga ndabyumva ibyo nyine ko kwamamaza byari iminota cya kintu ino si iminota 35 haba harimo 5 ugasanga 30 we kandi noneho ugasanga adukomeye ahantu ariko nyine kuriya niko biba bimeze wa mugani ntiwaduha ibintu birebire bigize ariko nyine ajya ashyiramo twa tuntu turyoshye two tumaninyeri twinshi dukomeze turebe kandi nawe ndayikunda cyane umuturanyi kandi n'abantu benshi ndabizi ko bayikunda kurarebwa cyane. turashishikariza rero abantu batakurikiraga filime umuturanyi ko nyamuneka mwasimbukirayo kuri channel ya Kibonke Clapton bakabareba umuturanyi film hanyuma ugakanda subscribe share nyine urabyumva ikindi kandi commentaire zanyu turazikeneye murakoze cyane turabakunda no kuri Mama Africa mujyeho mukore subscribe like share na comment kandi ikindi cya kabiri buri ugiye kuri YouTube ugapyondaho kuri karaka nditse ngo subscribe hasi hato ya video ugapyondaho ugakanda ku kantu kameze nk'akazogera hari ubukoze umuti ubutsinze igitego cy'umutwe n'icyo hasi mugani wa barafinda ni inkunga ikomeye kandi no ugiye kuri YouTube kugira ngo searchinge neza wandikamo gute ngo Mama Africa izino Mama Africa ukabanza izino Mama Africa nyako kandi uko bahita bakora ubukoze umuti rero fresh cyane kandi turabashimira turabakunda cyane commentaire uzireba yego nzireba okay sawa yes rero bakunzi ba Mama Africa zino mukomeze mudushyigikire mukomeze muduhereze comment nyinshi tubashe kuba twagira gute twabasha kuba twaza hano tugira ikintu tubabwira tugiye kujya tuzana none tugire n'utuntu tubatamo kutumaninyeri twacu hamwe na Mama Africa agire ikintu ababwira rero hano hari ikibazo hano naje kwibaza hari ikintu gisigaye kiri mu rubyiruko ko nabivuga cyangwa se mu miryango kirimo navuga kigoye muri iyi minsi kijyanye no gushaka ndagira ngo utubwire mu mibereho urabona turi 2024 sibyo dusubije amaso inyuma hejuru yo muri 2000 gutyo niko nabivuga n'ubu ngubu biratandukanye ingukuryo zabaga zimeze noneho n'urubyiruko rwo buri bumeze biratandukanye ese koko turebe turibaza 2030 bimeze biti icyambere sibyo ndagira ngo utereho commentaire kuri icyo kintu bisesengureho urubyiruko yaba ari ku bahungu ni hatari yaba ari ku bakobwa ni hatari ese ingo noneho barafata ingo z'iki gihe wenda tujye muri ubu ngubu ingo z'iki gihe noneho naho turi kujya babana bacu murimo tubyarira murabona ko ibi bintu muzaba abuzukuru muri kubibona gute mu buryo bwawe ikintu kuki cyumvise ukabanza kwiruhutsa nuko gikomeye tubwire rero ikintu kijyanye n'ingo cyane cyane ubibande ku rubyiruko njye nicyo kintu nshaka uburyo ubona urubyiruko uburyo rwitwara nise nyine ubalansinga kuri izi ngo ese koko urabona izi ngo tuzabona imbere urabona abuzukuru muzababona koko tuzababaha fresh ubone ko ari ibintu n'abakazana n'abakwe ko bibaye byinshi se abuzukuru bo kubabona tuzababona ahubwo umuntu yakwibaza ati ese abo bakazana bazaboneka kandi umwuzukuru yabonetse umwuzukuru se hari ikintu bitwaye
nimba habonetse rero n'umukazana azaboneka uravugisha ukuri n'umukwezi nase nzi kumva ati ngaha tubwire none rero se ubu wowe Eh, ntiwagenda rero iryo ugatera inda ukitahira yanda se iyo ivuyemo umuntu umwuzukuru ntaba yabonetse yego hanyuma n'umukazana babonetse foye guteze kandi utamunzaniye nyine wowe ubwo icyo wateye urigendera Teba. icyo gihe nzahita namukwereka umwuzukuru wamubonye ok nta kibazo tubwire uko ubibona basi urabona abakazana b'iki gihe n'abakwe izo ngo muzazishyingira ubone ko mugende muhere kuko muvuge ko izo ngo muzisize ari amahoro ntabwo mbizi niba ngira kumva ikibazo nabi cyangwa se wanyoriyanse nabi ntabwo mbizi ok reka nongere nsubiremo urabona urubyiruko ko rumeze muri iki gihe usanga bose bitana ba mwana ngo abasore baratubeshya abakobwa n'abasore n'abakobwa baratubeshya ndibaza ese abo bakobwa ese nyuma y'imyitwarire y'abakobwa Yego, n'abasore n'abasore. nonaha Eh. ubona ingo ingo hari icyizere kirimo cy'uko zizubaka z'ingo zikaramba nzima z'ejo yes hazaza yes aho nabivugaga nk'abantu b'imihanda nyine ubu noneho ndakumvira ehe imyifato y'abasore n'abakobwa b'iki gihe yego birakomeye birakomeye kuko hariho urubyiruko rwa nonaha abenshi barasinda bikomeye abenshi bari mu businzi ntabwo ubasha gutandukanya umwana w'umuhungu n'umukobwa ni bibi cyane kuko kera hari ukuntu byabaga bimeze ngewe aho ngiriye ubwenge nagize ubwenge nzi ko hari amasaha ntagomba kurenza mu rugo ntaragera mu rugo ariko ubu uragenda nyine ukagera ahantu ugasanga urubyiruko abahungu abakobwa kandi batoya imyaka 16 17 aho ngaho 16 17 18 yego hafi aho nko muri 20 nibo benshi cyane yego haba saa sita haba saa saba y'ijoro haba iki noneho ukibaza uti uyu mwana aratahaye ari butahe mu rugo urimo papa mama ari bugende se abwire mama ko yari ari noneho bikagutera no kwibaza ngo ese mama we ahantu ari arimo aratekereza ko uyu mwana ari yego hari umuntu unoze mbivugana nawe mu minsi yashize ndavuga ni sinzi ngiye ndabona mu rubyiruko harimo ikibazo gikomeye ariko sinzi niba birimo bipfira mu burere ababyeyi turimo dutanga cyangwa se ababyeyi barimo baragerageza abana bakaba bananirana icyo kibazo ndakibaza ariko nibaza ko n'ubundi muntu mukuru umubyeyi iki nibaza ko atari njye uri kukibaza njyenyine kuko biri too much yego hariho ubusinzi bukabije ngiye maze kubona kenshi abana b'abakobwa basinze bagenzi babo babafashe mu maboko atabasha guhagarara kwibanze ku bakobwa gusa nibo kibazo oya niho nahereye kuko niho hahangayikishije cyane yego abana bose ni abana ariko imipfire y'abana iratandukanye yego imipfire y'umwana w'umuhungu n'iy'umukobwa biratandukanye ngira ngo uramutse umbonye nasinze nataye igikwembe ukabona na papa ari ku ruhande nawe yasinze ibye urugero yisobeye abo basinzi babagereranya oya nta nubwo bisa ntabwo bisa habe namba nubwo na papa tutamushyigikira ariko kandi mama we ni bibi cyane biba rero byaratangiriye hahandi mu muryango ubwira umwana uti saa 12 ntizikagusange ku gasozi nizigusanga ku gasozi nuko uri mu kazi cyangwa uri mu ishuri yego nyine umwana ari ahantu hazwi hahandi nawe uvuga uti umwana ari mu kazi kandi nabwo ntabwo ujya mu buringo uryama komeza uhamagara uti ibyo byose niba asohoka saa sita
reka mpamagare numve ese yabonye uburyo bwo kumucyura, ese yabaye amahoro, usinzira ari uko ageze mu rugo. Ariko uri mu kabari ntabwo nibaza niba umubyeyi aba abizi neza ko ari mu kabari. Uri mu kabari nawe ubwo wakwibaza uti ese araza gutaha ryari. Gusa ni ikibazo gihari kandi gikomeye, kuko uhita wibaza ngo ese ababyeyi b'ejo hazaza ni bande? Umugabo w'ejo hazaza azava muri wa mwana w'umuhungu umara iminsi 3 4 atageze mu rugo. Mama w'abantu ubyara abantu azaba wa wundi ugenda akamara iminsi 2 3 atageze mu rugo. Ni ikibazo nyine umuntu wese yakabaye yibaza, surtout ababyeyi. Yego. Okay. Noneho bavuga nti ibyo ari byo byose wowe nujya kurambagiza ntabwo nzi umuntu uzarambagiza. Yego. Wowe musore umara iminsi 3 utari mu rugo, Yego. uzarambagiza babandi murarana kuko nibo wabonye. Nibo wabonye. Kandi abana benshi la majorité uri kubabona muri izo ngeso za buryo. Urumva ibyo bijyanye n'ubusinzi no kurara mu gasozi, biba bijyanye no kunywa itabi, biba bijyanye n'ibinini bafata, biba bijyanye n'ubusambanyi, sibyo? Biba bijyanye no kwanduzanya za ndwara zo z'imibonano mpuzandura mu mibonano mpuzabitsina, harimo na sida, VIH. Ziba zijyanye no gutwita batabiteganije, hakaziramo no gukuramo amada akaba yahitana bamwe cyangwa akagira ibyo yangiza mu nda zabo, uko baremwe nyine birashoboka kuko iterisi yangiritse ikurwamo. Iyo ukuwemo so umuntu afite icyizere cy'uko ejo azabyara. Ni twinshi tugendera aho hantu. Noneho ugahita wibaza utese uyu muntu, uyu mwana azarema muryango ki? Kandi usanga inshuro nyinshi abafite akana bari mu kigero kimwe bangana imyaka 18, 20, 16, afite umutipe w'imyaka 22 cyangwa 20 bakundana. Hanyuma akaba afite n'undi mupapa ungana na se cyangwa na se wabo cyangwa sekuru, bapanga ku ruhande kugira ngo amumenemo amafaranga. kandi yabona akajya gusangira na wa kandi mutipe amafaranga kiyabona direct ahita ajya kuyishimamo na wa mukope. Ubwo niko bwa bwandu niba buhari burimo bugenda bukwirakwira. Yego. Ukibaza uti se amaherezo y'ibi bintu bizagenda bite? Mba numva mbishoboye natanga message ku bantu bakuru. Hari n'abamama nabo bashuka abana b'abasore. Abamama bakuru akabona nyine ari fiere yo kuba ari kumwe n'akana k'imyaka 25 iruhande, ari umugore mukuru w'imyaka 40 40. Ukita wibaza uti se uyu ko yakabaye abyaye uyu mwana arumva abaye ari umwana wamuhagaze iruhande yabyumva gute? Yego. Ese ntari kwica avenire ye ejo hazaza he bizagenda bite? Umupapa ni mukuru ari mu myaka 50 ari kumwe n'akana k'imyaka 17. Ukita wibaza uti uyu mwana uri kwangiza abaye ari wawe wabikunda? Sinzi uko nabyita. Niba abantu bikunze, abantu bashobora kuba bikunze ntibarebe ejo hazaza, kuko uramutse utikunze wanacyaha wa mwana ukavuga uti no wowe ntiwakabaye uri hano, ariko urakabona ukavuga uti Imana ishimwe ndakabonye ngwino hano sha, icara hano baguhe icyo ushaka, ukamusindisha ibyo ushoboye kugira ngo mukanya ibyo umukeneyeho kubikwemerera bize koroha. Numva sinzi message natanga, ariko ibyo ari byose abankurikira abumva iki kiganiro, nyamuneka ngarutse ku izina rya Mama Africa mba numva navugira abana kurushaho, kandi twese tubifatanije dushaka kubaka u Rwanda ruzima, dushaka kubaka Afrika nzima, ibi bintu twese tubigize ibyacu. Kuko uri umubyeyi ukanyura ku mwana ari mu kiziba cya ruhurura. Turi hano mu gihugu cyacu, turi mu Rwanda rw'imisozi. Ni ukuvuga ngo hano hashobora kuba atari kugwa imvura, Yego. ariko ahandi yaguye, kundi imisozi yaguyeyo. Umwana iyo umunyuzeho ukitambukira mu kanya yaruhura ushobora guhudukana amazi tutazaturutse akabahitanye wa mwana. Ese icyo gihe nta rumuri ugira nk'umubyeyi? Ese uramutse ari wa wundi wawe wabyaye ubonye ari mwaho, wagira imbaraga zimunyuraho ukagenda? Nkibaza ko umuntu wese asanze umutoya ari mu makosa yakabaye amucyaha nk'umubyeyi.
akamucyaha mu buryo bwiza atamuhungabanije, ariko nanone akamwereka ko cya kintu arimo akora atari cyo. ese ntabwo ari muri bwa buryo ahubwo yuko leta n'abadukuriye ahubwo byabanza bigacika mu bantu bakuze, kuko n'abakuze batera b'abana wa mugani kuza muri za ngeso mbi. Icya mbere kuba baza mu kabari kubera babakurikiye, kuko baravuga ati nimpagera kubera ko nta mavuta mfite wenda se, cyangwa nari nshaka wenda kuba nagirira ahandi ya mugenzi wanjye runaka, ntabwo nshobora ninjya mu kabari cyangwa nkajya mu hantu runaka hahurira n'abantu benshi, niniyambika kwa kundi ikigabo kirambona cyangwa umugabo arambona, aze kugira gute kunkunda cyangwa kunyishimira, yumve ko nanone hari ibyo yamufasha. None iyo bamuhaye ibyo byose bizamuhereza izo mbaraga zo kujya gukomeza kwenjoyingana na ba bandi bagenzi be, basinde banywe ibyo bintu byose, yewe ni naho bizanahera yuko niba ibyo biyobyabwenge babyishyiramo. Ese koko ntabwo ibyo bintu bishobora kuba bituruka koko muri abo bakuru badukuriye? mikoro irafunguye, yari ifunze. Sorry. komeza nta kibazo. Nicyo navugaga ngo ibi bintu, iki kibazo umuntu mukuru wese akigize iki nibwo twabikora bigakunda, ariko nituba ntibindeba uriya mwana upfa ntago ari uwanjye, bakavuga mu rubyiruko gusa, tukavuga mu rubyiruko, ariko urumva biba byatangiriye ku bakuru. kuko si urubyiruko, tuvuge nk'urugero nk'undi mwana nk'umba ufite abana hano, umwana umubwira ati telefone, nta telefone nkugurira, atayibonye hanze ayikurahe? yabaho atayifite kugeza igihe uzanzurira cyangwa we azayigurira, niyo utanayimugura akayigurira. Ikindi uri umubyeyi, umwana atanye iPhone 15, ntumubajije uti iyo telefone wayikuye, ni urugero bawonkere uwo muwonkere se aba nyuma y'isi ku buryo utamuhamagara ngo umubaze uti bite ko nabonanye umwana telefone biti. Rimwe na rimwe ukavuga ese ni uburangare bw'ababyeyi, ariko ababyeyi baramutse bakangutse, aba bapapa n'abamama bavyora abana batoya nabo bakabishyira mu mitwe yabo ko uru Rwanda ntabwo rwaba urw'umuntu umwe ngo bishoboke. Yego, kandi dukeneye u Rwanda rw'ejo. njyewe nanibaza ese nanone n'abo bana bo mu ngo zikomeye bashobora kuba abana badamarara bakabaha telefone bakiri bato. Iyo babaye telefone bakiri bato, hari abandi babatera iki agashyari. No, umwana hari igihe ngiye nshaka kumugurira telefone bitewe n'uko mbona ayishyuhiye, nkatanguranwa, bavuga ngo nintayimugurira ikigabo runaka kizayimugurira, sibyo? Azaba abonye ikintu cyo kumushukisha. Ariko niba mbona ko umwana akeneye telefone, bivana no ku myaka afite. None se nimba none utafite ubwo bushobozi bwo kuyimugurira, nta kindi nakora uretse kumwicaza nkamuganiriza, nkamwereka ko iyo mpamya afite ya telefone ya vuba vuba akwiye kuyireka, ahubwo akiga cyane, yabona n'uburyo bwo gusevinga, agatangira agasevinga gake gake yitonze, akabyiha. nta cyihutirwa cya telefone, ejo hagera akabyiha akabyiha. Ni nacyo nabwira n'abana, ni ukuvuga ngo utangiye kunywesha umwana inzoga kandi ntafite ubushobozi bwo kuyigurira, umwana urimo uramwica. Inzoga ni bo mu rugo urimo urazinywa, papa mama abashyitsi ni sawa murabakiriye, wa mwana ibyo byose iyo ufite abana urababona, hari ubona ashuharaye kabisa akajya avuga ati, cyangwa ukava guherekeza abashyitsi ugasanga ari kwiranga ibirahuri. Ni urugero. Icyo ukora ni ukumwegera ukamuganiriza, ukamubwira uti rero impamvu ubona papa wanywa inzoga cyangwa nayipfundurira nuko mfite ubwo bushobozi bwo kuyigurira, ariko nutangira kuyinywa utayigurira uzandavura, uzajya wirirwa uvumbaguza hirya no hino, rimwe na rimwe usange wisanze mu mwanya utakabaye urimo. Umushishikarize ko iyo nzoga azayinywa abasha kwigura icupa rimwe cyangwa abiri, icyo gihe umushishikarije kwiga neza kandi agakora. Mbese kwigira, yego umushishikarije kwigira. Ndi hano navuga nagaya abaganga, muranyihanganira, ntago ari muri mwese, ntago ari mwese, ariko ndagaya abaganga, surtout abafarumasiye, abantu bakora mu mafarumasi atandukanye. Ndabagaye iki?
ndabagaya ko mwita ku nyungu zanyu mukirengagiza iz'aba bana barimo bapfa. Kuko ushobora kuba uri umusore cyangwa uri umukobwa utarabyara cyangwa se ukiri umujene mari cyangwa se ufite utwana dutoya, utwo natwo tuzakura tugere mu rugero rwuriye. Ese uwo mwana n'umwangiza utekereza ko wundi wawe nakura azasanga nde ku muhanda, azahasanga wa wundi nawe amwangiza. None se ubwo ejo tuzaba dufite igihugu? Umuganga umugayaho iki kibazo ni iki icyo gihe cy'umuganga? umuganga cyangwa umufarumasiye muzima tuzamubona. Icyo mbagaya ni iki? Hari ibinini byitwa tramadol. Ibyo binini ntago ari umuganga wese wemerewe kubyandika. Ariko usanga mu rubyiruko hirya no hino ubaza uti uriya mwana yishwe n'iki, batishwe n'ibinini bya tramadol. Babifata nk'ibiyobyabwenge. Urumva? Bwira abantu batabizi, hari abantu batabizi icyo kinini gikora iki. Ngiye ndabwira abaganga kandi barabizi. Nibo ndi kubwira, ntago ndi kubwira. Ntabwo wabibwira se basi n'abantu wenda batabizi. Mvuze tramadol. Nujya mu cyumba cy'umwana ugasangaho agapapuro kanditseho tramadol, uramenya uzajugunye muri toilette. Ni drogue? Ishyano. N'uburozi. Umuhungu arakinywa cyane n'umukobwa? Bose. Ushaka gutakaza ubwenge wese arakinywa. Arakinywa akaguma ari muri free. Anywa byinshi, ntago anywa kimwe. Afata ibinini byinshi. Noneho nkabwira aba bana ngo ese mwabahungu mwe mwabakobwa mwe, ibinini n'uburozi. Yego. Ibi binini uri mu mira ugafata overdose, uri muri umwijima wawe n'uwawo mubiri uri kwangiza. Yego. Nyamuneka mwabana. Ariko se wa mugani nkunganira kuki abo ngabo bazi yuko ari ibintu bibi, ari ibiyobyabwenge, ari drogue byica, kuki bo babikora? Nicyo kibazo ubu none ambaza. Niyo mpamvu nkubwiye ngo aka kanya ndumva navugana n'umufarumasiye cyangwa se umuganga waba wiziho iryo kosa. Uwo muti utangwa wanditswe na muganga. Ese iyo umuntu aje akaguhereza ibiciro atakira, mpereza utwo tunini 10 cyangwa 30, nta ordonnance azanye yanditswe na muganga iteyeho kashe, mu by'ukuri tuvugishije ukuri iyo ordonnance ashobora no kuyizana inshuro zirenze imwe, ariko nibura verify itariki yandikiweho. Reba ko ibintu byakabaye bigomba kubaho kuri ordonnance ya nyayo iturutse kuri muganga. Ribanza witegereze urebe ko ibintu byose byakabaye biri kuri urwo rupapuro byose biriho byuzuye. Nese ubundi ukiri aho ngaho, ubundi muganga bikwandikira bigiye kugenda bite? N'umuti. N'umuti nkuko nafata paracetamol, nkuko nafata ibuprofene, nkuko nafata iyindi miti. Bivura iki? Nkuko nafata bisanzwe we bivura iki wenda kugira twumve? Wijya kuri bivura iki? Icyo byavura cyose ndi kuvugana n'ababitanga. Oya ndagira ngo nicyo kibazo ubunona. Hari igitekerezo nari ngiye gutanga nanjye gushyira aho hantu. Hari uburyo leta yacu ko ari imfura ijya igenda hano ikagenzura muri departement runaka, nimba ari mu kabari kavuga ati wenda hano harimo inzoga zitemewe cyangwa zimeze gutya na gutya, sibyo? Cyangwa hano harimo imiti imeze gutya na gutya, hari abantu bafite imiti imeze. Ese aho nk'ubwo mu mafarumasi ntago ahubwo bajyamo bakabona ko n'ibyo binini ko nta bitari ngombwa ko byagira, ko ahubwo biri kwica abana, bakababwisaba kuba batabicuruza? Oya, ntago bishoboka. Ni umuti nakubwiye ngo ni nkuko paracetamol icuruzwa kandi ifite akamaro imariye abantu. Yego. Na wa muti nuko, ariko ukoreshwa mu buryo butari bwo. Niyo mpamvu nakubwiye ngo abo mvugana nabo ni abantu babiri. Ni umufarumasiye, yego, n'umunasi, yego. Uwa kabiri ni umwana cyangwa se ni umuntu ugiye kubigura abikoresha mu buryo bw'ibiyobyabwenge. Bashyire hasi. Ni umuti uri ku isoko, ni umuti wemewe. Ntabwo wavuga ngo bazajya muri farumasi ngo bagire iki aha. Ahubwo ndibutsa abantu kugira umutima nama, kugira umutima wa kimuntu, kuko uwo mwana uri kwangirika ejo azaba ari murumuna wawe, ejo azagira inama umwana wabyaye, ejo bagende banduza. Hari igihe rega azabigiraho n'inama n'umwana wawe. Yes. Hari igihe bucya ugasanga n'umwana wawe bahuriye ahantu nk'ubwo ati ngiye kano. Baravuga ngo uhishira umurozi akakumara abantu. Sibyo? Bivuze gute? Iki kintu buri muntu wese agifashe nk'iki. Muganga aho uri muri farumasi wamba bari ugacuruza udufaranga ubonye, ariko izo nyungu zizaho n'umuvumo no kwangiza igihugu ukazihorera. Yego. Koko ayo mafaranga ufate makeya, ariko wibuke ugire
ugire ubumuntu wibuke ko abo bantu wangiza ari ibiremwa by'Imana yes kandi ntago wangiza umwe wangiza shene niba umwana ku kigo abifata ako kantu keza gatuma asinzira ntiyibuke ntiyumve inzara n'urugero cyangwa niba ari ikibazo runaka afite ntaze kugitekerezaho sibyo ahita akabwira mugenzi we umwana akambwira ati papa na mama baraye barwana naraye ntasinziriye ibyo nabyo hano mfite akaniniza nta akabafashe muri marete akambwira ati ruhande ukamire tumira utungu tunumira dutanu nuza kugera mu rugo uze kumera nka dutanu we tumera neza umwana akabaze zenge wowe buze umwana araruhutse ari mu cyumba cye cyane ko ababyeyi kuri iki gihe mbyuka njya gushakisha papa akabyuka ajya gushakisha ugasanga rimwe na rimwe abana bameze nkaho birera cyangwa twabahariye abakozi sibyo umwana ugeze kuri urwo rwego umukozi ntiyamuhagarara iruhande kandi noneho w'iki gihe ahubwo noneho bisigaye birenze nta nubwo bimureba by the way rimwe na rimwe unasanga uwo mwana ataha iwabo gakeya kubera iki papa ari bugere mu rugo nijoro ananiwe nagira nako kanya abona araca ku bandi bapapa gusoma agacupa mama nawe ari buve mu kazi arushye ari buce muri bride shower simbizi ari buce nawe mu kagoroba k'ababyeyi ntabyo nzi n'utuntu twinshi tugenda dufata abantu rimwe na rimwe ugasanga hari abantu birengagije inshingano ariko ndabasabye bantu mukurikiye iki kiganiro mureke twese tubere maso abana tutitaye ngo warabye cyane wabyaye tutitaye ngo ugeze ku myaka mikuru nyamuneka niba hari ikintu wakora gerageza ugikore turebe ko ejo twabona abantu bayoboye igihugu twabona abaminisitiri twabona abaganga bazima twabona abarimu twabona abantu bazima kuko igihugu kibaye zizenge subwo byagenda bitekereza nawe ibyo bintu yes nibyo nibatere komanteri batubwire mwebwe murabibona bisi ibyo binini murabizi ese koko ibyo bintu birahari ese koko twese twagombye gufatana akaboko tukaba ibyo bintu twabicyaha ababyeyi nimwe mubwirwa n'abaganga ni mwebwe mubwirwa yes ni Mama Africa wari urimo ubagira inama kugira ngo basi tubashe kuba twakumira buri kintu cyose kandi nanone ibyo nibyo bitangira kuzaho ibiki bya bihe bibi by'abana banyu mubona bahindutse bakoze ibidakorwa bise nyine icyo kintu cyadufasha twese kugira ngo tugomeze twubake ubunyarwanda bwacu bukomeye yes rero dukomeza ari inkuru yindi nakuzaniye ni inkuru nanone ikomeze ku rubyiruko cyangwa ku kijyanye n'abari gushaka kurushinga baravuga ngo muri no minsi abasore banze gushaka abakobwa nabo ngo ntawe ushaka ngo barashaka kwiryohereza n'uvugishije uramubwira ati arakubwira ati wapi ntago igihe kiragera cyo gushaka ibiki n'ibiki kandi no hari ni akantu kigeze kuza kavuga ko abana b'imyaka 18 ngo nabo bemereye gushakwa sinzi wenda uburyo ako kana koraza kukanyuraho ugenda ukavugaho ariko se n'abari gushaka kugerageza kubikora abasore ubundi bari kuvuga yuko nta bushobozi kubera ko ubushobozi kuko buri ni hatari urabibona nawe muri ibi bihe ni abasore gusa nyine muri iki gihe ibintu birakomeye ariko se nugerageje kubikora ko turi kubona nanone harimo akantu ko kuba bagorwa n'imibanire y'abakobwa b'iki gihe ndagira ngo mbwire umusore ari inkuru y'umusore mfite yagiye yarafite umukunzi aragenda muterera ivi amaze kumuterera ivi umukobwa arataha araporopoza n'abavandimwe bahari umukobwa arataha ageze iwe umukobwa mu gitondo undi musheri mu gitondo aza kumusura mu gitondo yarayaterewe ivi mu gitondo umusheri we wundi ubwo ukumva ni rwa rubyiruko rw'iki gihe rutashobora kuba rwakunda umuhungu umwe umuhungu warayoteye ivi arabimenya amenya ko wa mukobwa yakiriye undi musore iwe kuri uwo mukobwa agiye kumureba asanga bikingiranye amuhamagara kuri telefone icamo 2-3 ahita ayikuramo umuhungu arahagarara aravuga ati reka ndebe
yabimenye ko barimo indaya yabimenye. Umuhungu nyuma y'iminota nka 30 yategereje agiye kubonabona kuko wa mukobwa ari gutambuka aherekeje wa muntu, barakingura yarababaye. Umuhungu afite ikibazo kimeze gitya, umukobwa yamubwiye ngo yamwemereye ko umuhungu yamukundaga ariko afite undi nanone bakundana, ariko amubwira yuko ngo yamwemereye kugira ngo azamurebe, sibyo, nahagera bicara bakaganira, akamubwira ko yaraye bamuporopoje. ubwo niko uwo mukobwa ari kwiregura kuri wa musore bamuporopoje. none ngo yamubajije ese kuki wafunze, kuki utagiye base no kwicara ahantu mwicare muganirira ahandi hantu. Aramubwira ati rero yaje arambwira ngo dufunge kugira ngo nuza atagira umuntu ubayogoya. Kuki utafashe telefone? Kwari kugira ngo kuko nzi kugira amahane tankanga nk'itura hasi utaza kugira intambara mpita nkuraho telefone. yala Umusore yabuze icyo akora, ndagira ngo unaze no gusoza ugiraho inama. Yabuze icyo akora, umukobwa akamubwira ati nta cyabaye, ariko nyine twari turi mu nzu turi kubiganiraho, ndi kumubwira ukuntu wamporopoje, nyine ibintu byarangiye kuri we. Ariko nawe rwose barakundanaga, kandi nyine bakinze kwari kugira ngo nyine bimwumvishe fresh, nta kirogoye. nuramuka unaje utaturogoye. Rero tubwire, urasoza ugira inama, ariko tubwire kuri iyo nkuru, ugira ikintu bivugaho, ukomoza no ese abasore nimba n'abaki bari kubona ubwo bushobozi bakagerageza ku kantu, kuki tudashobora kuba. Ndagira ngo ugire icyo bivugaho kabisa. Ikibazo gihari nta honetete igihari, nta bunyangamugayo. Abantu si bose, ariko ubunyangamugayo kuri ubu bumaze kuba buke. Yego, ni abantu bakeya basigaye ari inyangamugayo. Biraterwa n'iki? Biraterwa no gukundira aha. Biraterwa no gukundira aha no gukunda ibintu mu buryo bukabije. Abantu benshi babaye ba materialiste, bakunda ibintu kurenza ko bakunda abantu. Ni ukuvuga ngo analize yanjye, uriya mukobwa ashobora kuba yari afite umutipe n'undi banakundana, ntawamenya. Hari ukuntu usanga umukobwa akundana n'umuhungu ariko akabona ni agahungu kari aho nyine aragakunda, n'ibyo barakundana ariko ni akabwa nk'uko bivugwa. Muranyihanganira gukoresha rino jambo. Nyine ntashoboye, nta buryo afite, nta mafaranga, mbese nta bushobozi nk'uko n'ubundi babivuga. Yese arareba akabona nta venire bafite, nta ejo hazaza habo, kandi amukunda, kandi aramukunda bya nyabyo. Ariko ni umukobwa ukeneye kugenda mu modoka nziza ye yishofa, ni umukobwa ukeneye gutunga ya telefone nziza ihenze, ni umukobwa ukeneye kugira atya akajya Dubai, agasohoka akajya n'ahandi ashobora kugera akumva araryohewe, kandi wa mutipe bakundana akunda nta bushobozi afite. Ni umukobwa ukeneye kwambara umwenda mwiza wasohotse, hari ubuzima akeneye kandi nawe ubwe atabasha kwiha, sibyo? Niba umukobwa afite akazi ahembwa 400,000, ushaka kumbwira ko azagura telefone ya 1,5 million? Ubwo bushobozi si wumva bufite? oya, kandi ya telefone arayishaka, arayikura hehe? Byanze bikunze arahandi hantu ari buyikure. Kandi umuhungu bakundana ntabwo arahembwa nkaye cyangwa ari munsi ye. Ndakavuga ati nibyo ndagukunda, ariko nta aho nifuza kugera ntago wahangeza. Yanangiza agakora iki? Akabona undi ku ruhande umwirukaho, hanyuma wa undi kuko afite ubushobozi azamwicaza mu kabari keza, niba batamukunda.
ndiho ndakubwira afite umuntu umwe akunda ariko hari uwundi muntu ufite ubushobozi bwo kumwicaza ahantu heza bwo kumugurira telefone yifuza bwo kumugurira ya modoka akeneye bwo kumushyira udufaranga kuri konte afite ubwo bushobozi hanyuma akavuga ati okay rero uyu muhungu we nta hantu yenda kungeza nkurikije ibyo nkeneye yego ariko uyu nawe ufite uburyo rikamwemerera ritangira ry'ubufaranga bwe gake gake yamara kumurunguruka akavuga ati okay wise ko akeneye gushyira mu mago wajya mu mago ariko nawe undi ntamuretse kuko niwe nkunda rimwe na rimwe usanga ari gutyo biba byagenze kuko sinibaza ukuntu umuntu ngo yicara wari ufite umuntu mukundana sibyo wenda muje kugira impamvu muratandukanye kuko kugira ngo wiyangaje kwemerera undi muntu ko kwambika impeta nuko wa undi muba mwararangizananyije hanyuma waraye wambitswe impeta nimugoroba mu gitondo cya kare habyukiye undi mugabo iwawe mwigeze no gukundana hanyuma icyaha gikomeye cyane nuko gikaho umuryango no gufunga wanabona ko undi yaguhamagaye nabwo ukabana telefone byonyine ibyo urishinja wenyine uba urimo wishinja abaye ari umujama bisanzwe ntago umuntu abana n'umugabo umwe cyangwa n'umukobwa umwe mu buzima bwe ushaka kugira umuntu umwe ukunda ushaka kugira abantu 1000 batanagutereta cyarimo n'abagutereta cyarimo n'iki ariko igihe cyose wamaze kwiyangaje aba bantu bose bagutereta ntago babemerewe kuza mu rugo iwawe kuko wamaze kwiyangaje ariko ntibivuze ko babandi mu bana bisanzwe ntabwo wavuga ngo uzabo nta mugabo cyangwa umutipe winjira iwawe ariko se nanone uwahinjiye uwo ari we wese ko mwakinze nanjye cyo ngiye kubaza ko mwakinze ese nimba batanakundana kuki bafunze none se ko mwafunze kandi telefone nayo mukayiniga kandi ubibona neza ko guhamagara umukunzi wawe ntago mbyumva ubwo busobanuro yavuze ngo mva umukobwa ukuntu yabusobanuye umuhungu yamubwiye ngo uyu musore byo twakundanaga sibyo yari yansabye ko aza kundeba mu gitondo noneho nanga kumuhakanira sibyo wowe n'umugoroba wamporopoje namaze kumubwira sibyo nanga kumuhakanira ndavuga ni kuko namporopoje reka nanaza maze kumporopoza reka kumubwira ngo nasubire kuko umusore aramubwira ati none se kuki namaze kuguporopoza kuki utamuhamagaye umubwira uti rero bya bintu reka tubireke ntazi ese nimba yanaje koko wabyemeye kuki utambwiye ngo mujye ahandi musohoke hanze mwicare nk'ahantu runaka muganirire nyine we yamubwiye ko n'ubundi bakundanaga kuko umusore yamubwiraga ngo umukobwa yamubwira umuhungu ukamubwira ati reka tuzabana gutya na gutya tubanje kugira gute no gukora ubukwe bakamubwira ati rero nta mafaranga menshi mfite akamubwiza ukuri noneho umukobwa akamubwira ati rero urihangana basi noneho tuzagena mu murenge baravuga ati kuko n'ubundi umurenge nturenze n'ibihumbi 200 byawe ukora umutipe aramubwira ati nta kibazo nzabigerageza ariko umukobwa ngo yamubwiye ngo kubera ko nawe kuko ukamwe ngo nta bushobozi nakomeje kwikundira undi oya se kandi ibyo yabivuze kandi ari ibintu ngewe ari story ndi kukubwira ngewe nyir'ubwite yambwiye ngo yakomeje gukunda undi kuko yumvaga nyine ashobora kuba wenda adafite gahunda atari yagira gahunda ubwo ni nka bavuga ngo yabagariraga yose kugira ngo arebe urizera kugeza igihe ugeza ku munsi bakwambikiraho impeta ahitamuhamagara none kuwaye icyo kintu uragisobanukira nimba yavuze ati ngiye twakundanaga none aramwakira barafunga ese koko uwo muhungu nagira ngo nanone ushyiremo n'akantu ko kugira inama uwo muhungu akora iki yabiboneye si inkuru yibwiriwe ibyo byose byabaye ahari ntabwo namugira inama y'icyo akora kuko rimwe na rimwe siritu ku bintu by'urukundo umuntu wenyine niwe wifatira umwanzuro igitekerezo cyo nk'uko ubyumvise nkawe okay reka tubifate ngewe mbaye uwo muhungu oya wiba uwo muhungu bifate ko ari umukwe wawe cyangwa se ubifate ko ari umukazana wawe ariko se nawe umwana araje yakubwiye iyo nkuru wawe arayikubwiye umukwe wawe araje akubwira ati umukobwa wawe bigenze gutya
cyangwa se kubera ko nanone hari igihe umuntu akura yishyira ni umukwe wawe umwana warakubwira ati uyu mukobwa byagenze gutya ni umuhungu usore wawe ni umuhungu wanjye asanze umukobwa yari yatereye ivi kandi aramutekereza ko yamuciye inyuma ugise kubitekereza yabibonye arahamya ko niba bafunze nyine yafunze akora iki namubwirane rero niba umuntu yaguciye inyuma mutari abana n'ejo bundi azaguca inyuma ugize amahirwe yo kubibona mbere niba wumva uzasiporota umugore uguca inyuma go ahead niba wumva uwo mugore utamusiporota kugira ngo ejo uzamwice wipfakaze cyangwa ugire abantu imfubyi umureke hakiri kare niko mbyumva nkanjye ariko amahitamo ni ayawe ntigendera nibyo namubwira kuko rimwe na rimwe iyo umuntu akweretse ingeso ugize amahirwe ukabona ingeso hakiri kare uribaza ngo ese ingeso nzayisiporota mu gihe nzamarana n'uyu muntu iyo usanze utazayisiporota urikura hakiri kare kugira ngo wirinde ibindi bibazo aho hazamo kwicana hazamo gufungwa nyine hazamo kwangirika umuntu akangirika burundu yewe niyo bitaba kenshi na kenshi hari igihe haturukamo inyuru n'iki kintu ndumva gishobora kuba cyazamo ese utekereza ko kwicana abyuka akakwica ntabwo bishoboka haba harabaye utuntu tw'udukimbirane duhoraho n'igihe atabikoze wenda urugero ni ikosa rishobora kuba yarakoze ariko atari yo ngeso ye yes kajya mubwira ati n'ubundi washobora wagiye hariya yaba yifite ari kuri telefone yajya ku isoko kugura inyanya atubu ntabwo ari inyanya uguze gusura nasambanye waciye kwa wa muntu sibyo yamuhamagara atamwitaba ati impamvu utanyitabye ubwo wari uri kumwe na wa muntu mu rugo nyine urumva haba hajemo ikindi kintu niyo mpamvu namubwira ngo ni uko mbyumva afate n'ikibi gusa icyo navuga ni uko abantu bareka gukunda ibintu bagakundana nibyo bifite akamaro erega mani umuntu wese naharanire kwigira naharanire kwishobora ese ko imikorere ko nanone nayo iri kwanga kuko igihe cyose uzabaho udepanda ku muntu byanze bikunze hari amakosa amwe n'amwe tukawaguyemo sibyo ariko niba ushobora guharanira kwigira unaharanira kuba mu buzima wowe ushoboye ntabwo wakwipasa umupira muremure kuko urakuvuna ariko iyo uzi neza ko uriya mupira ufite undi muntu uri buvune uri buwakire yatanyuka yavunika akaguru sibyo yajya kuwutera akawuhusha agashinga umutwe ntabwo bikureba icyo gihe nyine urawupasa tu ariko uzi neza ko uriya mupira ari uwawe utera aho ubasha kugera niho hahandi uzatunga telefone ku rwego rwawe nubwo mu mutima ari aho wifuza kugera aho uzasaba imana ngo igufashe ukore cyane guha umugisha ugere kuri bya bindi nk'iyange itagira sharijeri nabuze sharijeri aramurangirije ubundi bagurije telefone ukagura sharijeri yes mama african urukumva inama ari kubaha muri kubyumva rubyiruko bari kubyumva ubundi cyangwa ntabwo bari kubyumva yes bakunzi ba mama africa kuri episode zo kuri mama africa kuri YouTube yiwe gukora subscribe te commentaire rwose hano fyondeho yes tubwire ati aka kantu ndakumva neza ndakumvaga hanyuma turi kugana ku musozo ndagira ngo nanamubabarize ese koko turanyuzwe turariye utubwiye inama nziza dusesenguriye muri iyi mihanda ibiri kuba yaba baganga yaba bande bose nizo nutwo tukoryo urubyiruko rurimo none rero turagira ngo tukubaze twigarukira hano kuri mama Africa kuri na ariye ngo ni izino mama Africa tuno tu episode twawe abantu bari kudukunda cyane kudukunda ejo bundi hari uburyo wakamaye ngo nkarebe utuma n'utundi twuntu nkureba n'iki ndagira ngo utubwire fashe bite kutarugeruka kuduta mu zindi episode ziri hehe cyangwa se indi proje ufitiye proje muri no minsi gahunda ki nka nyiramazu nyiramazu mama Africa tubwire amazu yose ari muri Africa cyakoze ubuze ubwenge nyiramazu mama Africa nyiramazu yose yo muri Africa okay
tubwire ni ikihe kintu ibanga tubwira abafana Twararyohewe. twiyesikiza nyine kuba tudaheruka gusohora iyindi episode. yego Ni ikibazo ni bya bibazo by'ubuzima kibazo yego. Ariko hari iyindi projet turi gukoraho nibaza ko ibageraho vuba rwose, vuba cyane. Kandi ikindi muri commentaire y'ibi biganiro muramutse mukeneye ko hari ikindi twavugaho, yego nta kibazo mwatubwira muri commentaire, turi tayari. Murakoze. ariko se nanone njyara kandi kabazo kanjye niyebariza nanabariza na bagenzi se koko karo kabazo ngiye kubaza mwari mugakeneye. Okay, ngamutere commentaire imbere ko nkavuga tera commentaire ati nanjye kano kabazo ndagakeneye. Okay, nawe ugira icyo ubabaza rero none nimba ugakeneye nawe utanguranwa ugira icyo ubaza. Ese koko Mama Africa iriya filime sinzi nenda nimba hari ubundi buryo abandi bantu banushije kureba izino episode zirimo abantu babiri. Ese uzakomeza ukoresha abantu mukine muri babiri gusa cyangwa hazaza n'abandi kuko hari abantu bakureba bakavuga ati se nge wazantwaye naye nkaza nkakina baba bagukunda. iriya projet yatangiranye n'abantu babiri. Yego Niko nabyifuzaga. Nifuzaga ko itarenza abantu babiri. yego Malheureusement uko nabiteganyaga ntabwo ariko byagenze. Habayemo inzitizi zituma umukinnyi nyabura. yego Umukinnyi nyabuze rero ntabwo wakina uri umwe. niwe bita jihad. Ushobora gukina uri umwe bigashoboka ariko biragorana. Ntabwo urwo rwego nibaza ko ntabwo turarugeraho. Jihad ngo yarakugoye. Iki ni makuru mfite. Ariko ubwo makuru ndi yaguha. Jihad yagize inshingano. Izihe ko tumubona ku mashusho media ari ku isibo yaramubwira ati ntuzasubira hariya gukina filime. Oya ntago. None se kuri Dynamic niyo bamuga ngo wijye hariya. Oya urumva umuntu agira ukuntu akora. Jihad ngo yarakugoye ngo bura baragora. Inshingano nyinshi. Waretse bituma tudakomezanya. Erega bivuge. Biba ngombwa ko ariko si. Bibabwire. Biba ngombwa ko ariko nukagira amatiko. Biba ngombwa ko nyihinduramo ukuntu mwarabibonye ko hagiye hazamo abandi n'iki ariko ntabwo nteganya gukomeza niyo ndi gukora ntabwo ari abantu babiri. Oya ni filime irimo abantu batandukanye ariko kandi yibanda ku rubyiruko kuko hari message numva na n'ubu numva n'ijya ngomba gutanga aho ku rubyiruko nzakazamo sibyo babemerere ko nzazamo sinzazamo nivugire uzazamo aho ku rubyiruko nzazamo bantu banjye murebe isura yanjye mwe muyitekereza. Oya ngiye kuyibirika nimubone najemo ntibazayirebe. ngiye nta mafaranga mwatse ko Jihad yamwatse menshi ndabizi neza. Jihad simwe mubonye se ni mama wa papa w'abashu umwami w'abashu niwe yaramugoye ku buryo byagezeho nawe ubwiwe ariko ngi niba mu ndebe rwose azanshyiremo nanjye nikinire. Ariko tubwire koko Jihad ntiyakugoye si watumye byanga akakubwira ati rwose nutanyishyura menshi reba umushahara na kontara. ibintu byahindutsemo abantu bose babifata mu buryo bwabo umuntu akabifata uko abyumva ariko ntabwo ari ibyo kandi si na ngombwa kubivugaho. Mutere commentaire noneho umwe murabyumva ute kuko ibyo mvuze nibyo cyasibye kuko ngira amagambo hagaze icyo nshinzwe okay nta kibazo Mama Africa reka rero tugushimire tukubwira ngo wakoze cyane kuba waza kuri Mama Africa kuza kutuganiza ukadusobanurira kandi ukatubwira yuko udukunda kandi ukunda abanyarwanda ukanakunda n'abantu bose bo ku isi yose. Amerika nimba bafite babwira ati muri aho neza. Muri Canada babwira ati Canada ndabasuje. Abo mu Rwanda i Kigali ndabasuje cyane. Abo iwanyu mu majyepfo iwanyu ndabasuje. Kandi noneho mugende mukore subscribe ejo bundi mu minsi mikeya buri minsi mikeya mutangire mwitoze kugenda gutora mwebwe mu byemerewe gutora mugende mukore ku igipfunsi sibyo Mama Rwagasabo Mama Africa sibyo se tubabwire nabo bajye ku gipfunsi dutore umuyobozi tubashishikariza gukanda subscribe kuri channel izino Mama Africa ni nako tubashishikariza
gukanda ku gipfunsi gukora ku aho gipfunsi hantu rwose akaba ariho bagende mukora. ku gipfunsi aba ariho uzashyira igikumwe cyawe ndabibwira abakunzi banjye, ndabibwira abafana banjye, ni ukuri ndabibwira abanyarwanda muri rusange. utari umuyobozi rwose ibyo ari byo byose ugomeza umuntu- kuduha freedom. abantu bafana ni abasirimu, attention, Eh? abafana banjye ni ariko nawe rekaga buriya nawe n'iki n'iki hari Ni ibyo abasirimu bakubonamo cyane kuko nubwo waba wateje abantu wowe wanga guteka inyama ukajya guteka ikinono. ariko uwo nguwo ntabwo ari mama Africa. Ubu noneho ubu ni mama Africa. Uriya ni Linda ntabwo ari mama Africa. Icyo nabibutsaga ni uko abafana banjye, abakunzi banjye, nyamuneka Yego. mugire amahitamo meza. Ibyo ari byo byose umuntu ufite ibyo yakoze atandukanye n'uzavuga ibyo azakora. Yego Muranyumvise? nibyo Uvuga Ako ngo kanya. nzakora n'uwakoze ukareba, abo Ukabibona. bantu babiri Ibyo bintu baratandukanye. rwose. Rero mugire amahitamo meza, mutore neza, dufatikanye kubaka igihugu cyacu, dukomeze ahubwo dukomeze gusigasira ibyo twagezeho, yego tunatera intambwe ndende ngo tugere ku birenzeho. Ndabakunda cyane. turabakundaga nanjye ndabakundaga.